tujya numva mu Minembwe mu Mibunda ese handi ni he Minembwe mu Mibunda ese ku Kiziba ni he harahari ni mu Minembwe nyine ariko wita ku Kiziba yes aho kwita ku Kiziba ku Ndondo ku ndahibagiwe handi hazi kandi akunda kunyibagira yewe ngo haba abantu b'abasirimu cyane baruhanyibutse haba abasirimu ni hesha abaga abasirimu muri Kongo kubera abatwera ko Byura hari akubanza araho muri Byura banza araho muri Byura numvise nakuze numva nzaba nk'umujepe numvaga nzaba umusoda kandi umujepe ugenda iruhande rwa perezida apana umusirikare wano yinyo iruhande rwa perezida nakuze numva ebwaneje na famille ya perezida tumeze uko numva nzaba cyangwa si byakwanga nkaba umunyamakuru uko no kwishura abantu banza hano nigaga nari umunyamakuru kwishuri yes tubahe ikaze nshuti bakunze ba Delvan TV turabasuje aho muherereye hose nkuko mubibona no umunsi udasanzwe turi kumwe no mutumirwa udasanzwe hano kuri kamera zacu turakuramukije asandi cyane yes turabasuje mwese abadukurikiye murabona ko turi kumwe n'umushitsi mushasha hano kuri Delvan TV twahinduye topic ho gatoya kugira ngo tuganire no mutumirwa wacu mushasha hano muramuzi mwese so bwa mbere mumubonye mu maso yanyu muzamubona handi hatandukanye noneho uzabaye ngombwa ko tumwakira hano kuri Delvan TV murabona yambaye neza cyane yambaye neza tuwambaye neza murakoze yes je ndamuzi nanye ndamubona bisanzwe gutya ariko turagira ngo twibwire wibwira abantu batakuzi hari umuntu uzubona ibiganiro byawe cyangwa se filime zawe ariko atakuzi umuntu akubajije ngo urinde uwo mubwira gute bon ko ndi mwinshi ndi mwinshi kuri YouTube yitwa Nyabitanga ariko amazina yanje nitwa Nkusikeni Nicole Irankunda ndi umunyarwandakazi mu rugo ni Burasirazuba ariko ntuye muri Kigali yego yes nje twe tukuze nkumbore ndakoresha Nyabitanga kuko niryo zina niryo rizazihuta mu rugo bari mukunyita Nyabitanga ikibazo nukuri yes Nyabita turakwakiriye hano kuri Delvan TV asandi cyane nuko turabakiriye hano kabisa Nyabitanga umuntu akubajije ngo Nyabitanga ni muntu ki gerageza describing wowe ubwawe okay Nyabitanga ni umukinnyi wa filme mukinnyi wa filme ukina mu rurimi rw'ikinyamurenge kandi ukunda umuco w'abanyamurenge nuwo niwe Nyabitanga yes mbere watubwiye ko wavukiye mu Rwanda ese wisanze gute muri sinema nyarwanda cyangwa se twe tugita ni sinema nyamurenge kubera ko ukoresha ikinyamurenge cyane ese wabyisanzemo gute ibintu bya filme ni ibintu nari nararetse kuko nakuze muri secondaire dukora amateatre ku ishuri ndabyibuka twajyaga tujya no mu mahugurwa Papa Savabura yigeze kujya duhugura kera tukiri abana twiga muri za secondaire twiga muri za secondaire Papa Savabura yajyaga duhugura so nyuma yaho ngaho tugeze muri kaminuza tukirangiza za secondaire Arthur Nkusi uriya wagiraga Seka Live akenera abakomedie akenera n'abakobwa urumva abakobwa ntago bari bwatangire kuza mu bya comedy Samu Nyamajana arambwa se ko turangije secondaire kandi ko ariwe twakoranaga ku ishuri ko Samu twakoranaga n'amateatre yo ku ishuri kandi twakoranaga ku ishuri mbizi ko bino bintu bishoboye hakaba hari opportunity yabonetse waje ko batubwiye ngo tujye kwifotoza amafoto urumva amafoto yo gushyira ku ma banners bavuze ngo twifotoze ukifotoza nawe bikagenda gute ndambwa toke ntandibi ntashe bibwira mu rugo arambwa ati rero uri umukobwa ukiri muto nibwo ukirangiza secondaire ntago wahita utangira bino bintu by'amafilime n'ibiki urumva icyo gihe ntago babyumvaga vuga ntago wahita utangira bino bintu by'amafilime n'ibiki icyo gihe noneho nabanaga na nyogokuru wanjye arambwira ati nandi kumwe na nyogokuru arambwira ati kaka arambwira ati ntago bino bintu bishoboka urumva bo ni n'abakecuru ntago babyumva arambwira ati ntago bishoboka ejo bundi uzaba umugore ntago waba umugore waragiye kuri televiziyo n'ibiki ati kiretse niba ushaka kwiga itangazamakuru ryo uvuge kaminuza bayishyire wiga itangazamakuru ibintu nk'ibyo ndambwira ati okay nta kibazo mbwira Samu ndambwira ati Samu rero ntago mu rugo bari kubyumva neza wowe uri umuhungu ugenda jewe nta kibazo ndajya gukomeza amashuri cyangwa se nshake nakazi Samu we agenda bijyamo nge
icyo gihe nahise mbona akazi ahantu kwa muganga, umva nari ndangije secondaire nize comptabilité, mbona akazi nkora kuri reception ahantu kwa muganga, nakoze nk'amezi nk'abiri kuri reception. Bose ahita ambwira ati rero ukuntu ukunda abantu n'ukuntu uba wishimiye abantu, reception yireke ngwino ukore customer care, ujye wirirwa mu barwayi wabonanye na docteur, wa docteur ataje gutera urushinge, uwo batinze guha imiti, uwo bagize gute, customer care nyine urayumva mu bitaro. Njya gukora customer care mu bitaro gutyo, and then nza kuhava njya kwiga kaminuza. Natangiye kwiga i Kigali kandi icyo gihe nakoreraga i Muhanga 2018 tukirangiza secondaire, nakoreraga i Muhanga, ntangira kwiga kaminuza njya kwiga muri Yerka. So biba ngombwa ko kakazi ko kwa muganga nkareka nkajya kwiga. Urumva nari umwana w'umukobwa nta n'ibya ghetto, uri kuba muri famille bakwa anti kwa anko, ibi nyine bisanzwe by'ubuzima bwa busanzwe. So njya kwiga muri Yerka. None muri covid urumva nta masomo yari ahari, byari online umuntu yarayikwepaga byo ni mwihangane. Abantu benshi online twagiraga excuses z'ama network n'ibiki kandi mu by'ukuri n'ugukwepa ishuri. So on covid imeze nkaho irangiye batasa 12 ibintu byatangiye gusubira ku murongo, ariko batarasubira ku murongo neza. Basamu batangira gukora Miss Murenge, bakora part 1, bakora iminota mikeya, nkabipostinga. Icyo gihe nakoreshaga na TikTok, nkabipostinga kuri WhatsApp bisanzwe. Urumva ngiye narambwiye ati wowe Sam icyo nzajya ngufasha, nzajya ngenda nkwamamaza mu nshuti zanjye, mbabwire barebe ibintu byawe kwishuraho niga. Numvaga aricyo kintu cyonyine namukorera nk'umuntu w'inshuti yanjye twakuranye twabanye muri ibyo bintu, ariko giye nkabireka gutyo. So umunsi umwe bafite shooting rero bakenera umukobwa wavuga ikinyamurenge kandi ngo akavugamo akantu gato. Ubu niko waje nuko Sam arampamagara ambwira ati niki twabuze umuntu banyita Nicole, buriya n'ubu ngubu ntajya nyitanya bitanga, anyita ngo niki cyangwa ngo Dota. Arambwira ati niki, none se ko twari dufite shooting, dufite umukobwa watwemereye kuza kudufasha mu kinyamurenge akaba yabuze, wambabariye wowe kabyara ko atari filime byinshi, ari akantu k'iminota nk'itatu ukaza ukakamfasha. Tibjo tubisenge nama ngenda ngiye kubafasha ko kantu. Urumva uko imyaka yagendaga inicuma n'ibikemo, abantu ibintu byari byatangiye kumvikana. 2021 ibintu bari batangiye kubyumva. Covid yumvishije abantu ibintu byinshi cyane, kuguma mu mazu bakirwa bareba tuno dufilime dukomedi tw'abanyagisona bande gutyo, bibatera ababyeyi noneho kubona ko bya bintu bishobora kuba ari nakazi. Ndaje rero bari babuze uwo muntu nkenamo, ndakina nkora ku kantu k'iminota mike cyane. Barambaje ngo se ngo umuntu ngo azatwita amezi angahe, ticenda yaramaze ngo mutagira intoki zingahe, ndambwira nti 5 ngo ari kurengeshema. Ako bama barekera aho ndataha ngo ntahe rero commentaire muzogarure Nyabitanga, mutipe wafashaga muri icyo gihe utangiye kubafasha, tangiye kuba support. Arabwa turamukobwa ni muzane mukorane, niba ari no kumuhemba niba ari no kugira gute ngewe nabafasha. Ati abatsa Samara bimbwiye, nabaga muri famille ndabibabwira, ndavuga ati rero hari ahantu nakinnye ibintu ndanabibereka. Samu baramuza tuzuwa muhungu wo kwase mahoro ndi ati none se utwo dukino twanyu mwaradukomeje ngo robiziko twahoraga mu mahugurwa nyene na Samu tukira abana. Ni bande bagiye muri za Rwamureke ngo human rights ibintu nk'ibyo ngibyo, ni twarabikomeje. So urumva nabaga muri famille hano i Kigali barasobanutse n'abantu bumva ibintu, n'abandi bose muri famille yanjye barabyumva. Ariko icyo gihe bwo nabivuze mbibwira kaka iwe ntiyari kubyumva. Abe n'ubu nyine nubaza, hari igihe ampamagaye akambwira ngo nabonye ngo abagore ngo mwasaze ngo ko murasha kuri televiziyo gutukana, ngo se ngo mwabaye iki, sinatukanye se jewe ngo si wowe ngo ariko ngo ni mugenzi wawe ngo kandi ngo ubwo byaje ngo ko nawe ngo ejo ngo nsobona watukanye, kuri sinzatukana. Urumva n'uyu munsi wenyine umuntu akorera ikosa kuri social media yewe akabintunganyiriza kuko aba yumva buri gihe agomba kuba ari aho hafi. So nuko naje muri cinema, nuko naje mu kinyamurenge. Uwo munsi nakinnye gutyo mvuga ico kinyamurenge ndataha, ngo bice baravuga ngo tugaruke mu yindi minsi murenge, ntabwo ndagaruka tena ngaruka mu kinyamurenge. Nuko naje kwisanga muri cinema byose muri rusange, nuko naje kwisanga ndi umukinnyi wa filime, nuko naje kwisanga mu kinyamurenge.
ntabyo kuvuga ngo nandukiye bande ngo mbasaba oya uko naje mbese bagutoye nk'akazahabu bitoreye nyine bavuga ngo yewe kandi batoye batunamye kuko ico gihe ndibuka dutangira gukora za misi murenge nukuri sinahembwaga kandi koko nabikoraga ari ibintu nkunze ikindi cya kabiri nzi ko ngenda gufasha Samu nta kibazo na kimwe nabaga mfite ahubwo ari n'ukuntu nazaga nko kuri tere urumva nari nkiba muri famille umwana uba muri famille amafaranga nta kintu yakoresha urayasesagura ntago umeze nk'umuntu wo muri gato ngo uzishyura inzu ngo agahaha oya ubwo ifaranga nabaga mfite zavuye ku ma pocket money n'ibiki zabaga ari zanje zo gusesagura kaza nko kuri tere nkabwa ati babahe soda ejo nkaza nzanye amasambusa muri envelope utuntu nk'utwo ugasanga ahubwo ngiyeyo hari ibyo ndi kubaha kandi bari byo bakabaye ba Samu akambwira ati se izi faranga zabonetse akambwira ati witonde uri umuhungu bikizo faranga nje ndazikoresha iki sinishura inzu kandi mwe muba muri ghetto sinishura inzu simpaha singira gute gumana izo faranga nuko byagendaga yego nyabita tukira aho ngaho nari nyiza ngo kubaza ngo ese niye motivation yatumye uja mu bijanye na film reka tureke ko ari Samu wagushizemo ese we mu bitekerezo nkumva guzakina film nukuri ntabyo wumva guzaki sinari mfite igitekerezo ubundi giye nakuze numva nzaba nk'umujepe numvaga nzaba umusoda kandi umujepe ugenda iruhande rwa perezida apana umusirikare wano iruhande rwa perezida nakuze numva ebone na famille perezida tumeze uko numva cyangwa se byakwanga nkaba umunyamakuru uko no kwishura abantu banzano nigaga nari umunyamakuru kwishuri cyangwa nkaba umunyamakuru nibyo bintu natekerezaga mu buzima naho kuvuga ngo filime oya sinigeze mbitekereza mvuga nzaba umunyamakuru cyangwa se bakazajya bamanika ahantu ku byapa cyangwa nkaba umujepe ariko ubujepe nibwo bwari bufite pourcentage nyinshi cyane cyane numvaga nzo umusoda ukomeye wegereye perezida neza je na perezida iruhande n'igihe nazaga ndota perezida mpambwira ngo ni amazi yo kumuha kamusingiriza kandi trasiki inyuma yewe ukuri kabirota kabyuka mu gitondo ndushe abana bagira yandi yabo yes nyabitanga wo hanze ya kamera inyuma ya kamera nyabitanga ni mu ntoki inyuma ya kamera hanze ya kamera utari imbere ya kamera biragoye rero ntago ntandukanye cyane gerageza tubwire nyabitanga wo imbere ya kamera uri gukina filime cyangwa se uri kuri kiganiro hanze mu buzima busanzwe hanze umeze gute hanze mu buzima busanzwe rero ndi umuntu w'ibyishimo cyane birenze no kujya mbona kuri kamera cyane pe cyane buryo nigenza ntekereza hari nk'igihe nohereza nk'umuntu ka voice note kavuga ati sikuhi voice note igiye hanze bavuga ngo umuntu ntabwega yewe nyuma ya kamera ndi umuntu w'ibyishimo ndi umuntu ukunda kuba ahantu hari abantu benshi ntabwo genze kuba ahantu hatari abantu byarananiye buriya no kwa kundi umuntu bajya bamubaza ngo ese ngo ni hehe ukunda ngo se ngo nakujyana nka hehe ngo ni hehe ukunda ngiye nta hantu na hamwe nanga as long as ndi kumwe n'abantu banjye ubwo rero Nicole na Nyabitanga ukuntu bameze Nicole ni umukobwa wishima ikindi ukunda abantu ukunda kubura ahantu hari abantu benshi ikindi cya gatatu si ukwivuga neza ndubaha kandi nca bugufi ibyo byo nanjye mbyize ndubaha nca bugufi no kugira ngo ntinya n'umuntu wambwira nabi ko ushobora kuntera kukubwira nabi ntinya umuntu umbwira nabi cyane pe n'ubu ngubu Nicole yego yes Nyabita iyo wicaye mu rugo iwanyu cyangwa se aho uba urumva mama wawe ntago ajya kubwira ngo muvugire ikinyamurenge kirebe uzo kuvuga muri filime ntaba yirwanye n'abanyamurenge arinda mbaza kuvugisha ikinyamurenge we ntaba yirwanye n'abanyamurenge tutubanye n'abanyamurenge benshi kabisa benshi yes Nyabita reka tubyibuze gato tuje mu muco wa kinyamurenge uramutse ugiye muri Kongo uzamumva uduce two muri Kongo watubwira uduce two muri Kongo nka tungahe utwuzi uzawumva tujya numva mu Minembwe mu Mibunda ese handi ni hehe Minembwe mu Mibunda ese ku Kiziba ni hehe harahari ni mu Minembwe nyine ariko wita ku Kiziba yes ho kwita ku Kiziba ku Ndondo
ndahibagiwe handi hazi kandi akunda kunyibagira yewe ngo haba abantu b'abasirimu cyane mba ruhanyibutse haba abasirimu ni henshi habaga abasirimu muri Kongo kubera abatwera ko Byura hari ako banza araho muri Byura banza muri Byura numvise muri Byura yes na ndumva araho ngaho haje umutwe kano uramutse ugiye muri Kongo niki wakora tukavuga abanyabitanga kubera ko uzi kina filime z'abanyamurenge gukina n'abanyamurenge ese niki wagira muri Kongo ugakora ngeze muri Kongo ikintu cya mbere rero no kuvuga urahumva gutya ariko turabona amaso ku yandi uramutse ugeze noneho wahabonye ndagera ni Goma turagera Goma turashize noneho kura n'umupaka wa Kongo sindagera no ku mupaka w'u Rwanda na Kongo no cyo wageze Gisenyi nto wageze muri Kongo sinza ngera ku mupaka ndagenda ngakora ibijanye ngataha sinda aya maso yanje abana ndarareba none se ntabwo urakorera projet igoma habe n'umusimano uba oya ni ukuri sindaje habe kwantinya Kongo kurusha ibindi bintu ku isi uyitinyira iki nizi ntambara zishira naje se ndundi wundi ariko ngeze muri Kongo ikintu cya mbere nakora nyine mba numva mfite amatsiko y'ibintu byinshi mba numva mfite nk'amatsiko yo kureba barambwiye ngo nahantu haba ibintu biri natire cyane kandi byiza ngo bitameze nk'ibi ngibi byacu batangiye kuzana ibintu byo gufumbira no kugira gute mba numva nyine mfite amatsiko yo kuhareba cyo ni icya mbere ikindi cya kabiri nakora no kuganira n'abakecuru bahari kuko urumva ubu nyine mba numva muri ngiye nshaka ko n'abana bavukira hano hari ibintu bamenya rero kugira ngo babimenye nanjye ubwanjye ubivuga ntabizi ntari ibyo ntazi byansaba ko mba naraganiriye n'abantu bakuru bahariye rero binkundiye nkagerayo rwose naganira n'abantu bakuru bahariya ibindi nta bindi bintu bisa nta bindi woganira n'abantu bariyo kuganira n'abakuru nyine bakanyigisha ibintu bya hariya tubazo tumwe na tumwe nawe mfite nka tubabaza kuhatembera byo ntago byabura nyine kugira ngo mpamenye bani bafite n'amatsiko yo kunywa amata hari ahantu nyine none se uzamva amata hano atandukanye n'ayiriya amata atandukanye gute uva nkubwire uzi ko amata atandukaniye kuki ntago ujya unywa amata ukumva ndakubwira gute okay inka za hariya zirya ubwatsi sibyo ibyatsi ibingibi by'umwimerere iza hano zigiki iza hano izo tazi urabona bagaburiye bya bintu bimeze nka sondori ntago bizi zino nka z'inzungu zaje ntuzi ko zirya ibindi biryo bitari ziriya bazambika amaherena kandi zigira amaherena aya yaje urumva amata ya hariya ntekereza ko atandukanye n'amata y'ino bitandukaniye ntago byareka gutandukana kuko imirire y'inka ntekereza ko n'indwara ziri hariya mu nka zitarahagera none se ubwatsi bwo muri Kongo sinabonye no mu Mutara naho haba ubundi azabigogwe niba ari bahita gute amata yo mu Mutara ujya umeze nk'amata y'i Kigali bitandukaniye ukuvuga ngo ayi Kigali yo bazabacisha mu byuma tubyumva se ngaho hehe oya ariko n'inka ya hano iyo bagukamiye amata yayo ukayanga ukagera mu Mutara ukanywa amata y'inka mu Mutara wumva bitandukanye n'impanuka bayitiye ariko natitiye biratandukanye yes none se reka nkubaze kano kabazo mu bantu mu ba entertainers mwakinanye w'abanyamurenge ninde muntu wakinanye no kumva nyine kuko mukoranye projet nziza muri bari b'abanyamurenge buriya rero aho biva bikagera mu bantu bose uzabona duhurira kuri tele nta muntu n'umwe tujya dukirana ngo ankinire neza kurusha Seti ngahe gatubwira ukuntu byaba bimeze kandi Seti okay nawe ashobora kuba ariko bimeze seni nahuriyemo na Seti iraryoha ahantu hari hose twakinanye biza biryoha kuko sinzi ukuntu Seti ni umuhanga cyane pe rero gukinana na Seti biranyorohera kandi afite ukuntu umukino ukumva rwose ni byiza pe bose harimo benshi twakoranye pe na Samu n'umwira wanje ni muyomba ariko Seti yo dukinanye neza numva nakinye neza kurusha ibindi bintu ushobora no gukina muri filime imwe hagira scene imwe na Samu hajyana indi scene na Seti ariko mba mbizi ko izo scene zose nizimara filime nijya hanze scene yanje na Seti ku mutima mba numva ari izorebwa cyane cyangwa ari izo ukunda kurusha yanjye n'undi muntu cyane gukinana na Seti ndabikunda cyangwa nuko ari mwahuye bwa mbere we na Samu
oya samuntu twakoranye se ariko Seti ankenera neza pe kandi nawe ndabizi ndimukinira neza iyo twahuye nyine collaboration bari nziza. Yes, Nyabita, tugana ku musozo reka tukubaza wafunguye YouTube channel. Yego. Wafunguye YouTube channel wabwira abantu YouTube channel yawe bakagukurikira. YouTube channel yaje ni Nyabitanga Unique Show. Bagende bakore subscribe. Baze nyine twiga mwarimu yaje. Niwoza. Nese uzubigisha iki? Ngo ariko rata pa blage mba numva okay iri YouTube channel main purpose kwari kuko ntago natangire kuri filme kwigisha ururimi rw'abanyamurenge umuco w'abanyamurenge ariko urumva simbizi ntago namenyamo bikere sinamenya nka banyirabyo cyangwa mbimenye nk'umuntu wahavuye ari mukuru afite imyaka ingahe. Rero nkavuga ngo ibyo bikeya byanjye nzajya misangiza bari inyuma yanjye kuko barahari nimbona abantu babizi nkamwe muze mudufasha natwe mwigisha abandi mu gihe mutaraza. Rero nk'umuntu ukora comedy nk'abanazana n'abandi bantu tukaganira bisanzwe kugira ngo bifashe abantu no kuruhuka. Nibyo ngibyo nibyo YouTube channel yanjye ikora ariko ubu ngubu gutegura filme ntitwavuga ngo yivuge ubu nyine ko ni projet yawe iri ni projet nyivuga irarigiye sino ivuga yewe ubu nyine yorarigiye. Yes, Nyabita, oui, nje nkurikira ibiganiro byawe na projet zawe kandi nkunda ukuntu uburi sharp mu byukina. Ese bira bintu bikurahe biva ivyo gukina kuri ukumva ikinyamurenge neza? Akuzi ko ari impano ni impano ntago ari umuntu yihiringamo ni impano sinurabona umuntu wakinnye film ukazona ngo yakinnye yego ariko ntiyumve byagukuruye. Ni impano bira ni imana barakubwira ati ndaguhaye impano mwana waje uzoyikoreshe neza uzugende werera abantu imbuto utanga ubutumwa bwiza muri filme zawe nuko. Yes, ubonye umuntu kwigisha ikinyamurenge akakwigisha ibintu byose mu kinyamurenge wamuha iki? Aho gayo bayigiriye neza nawe muri no ko murabyara kandi ko murasaza nanje ko ndasaza yego ariko mubonye byaba ari byiza byaba namfashije cyane kuko hari dukeya nzi kandi mba nkeneye kumenya byinshi kugira ngo wenda nizo projet zanjye zindi mbona uko nzitambutsa. Rero mubonye kandi nakubonye reka ndeke kuja kure nakubonye rero mubonye n'amahoro n'amahoro. Hanyuma hari akantu nabonye wakinanye na Matayo wambaye ibitenge mu kinyamurenge tuzasubiza ngo ni impande. Urabizi? Yes, wari wambaye impande. Ese ntago bumvaga bikujenye? Ibira ni ibisanzwe nibyo ndi kukubwira ngo byenda gusa nibyo wacu ni ibisanzwe twebwe mu rugo uri mu mirimo ntiwo kwambara ijipo rigufi tiwogira gute niyo bambaye ipantaro uzurenzaho urupande ugakenyera kugira ngo ukore iyo mirimo nyine wumva wisanzuye. Hari no kuntu ushobora kuba uri mu rugo iwanyu hakaza abashyitsi b'abagabo ntago watambuka imbere y'abagabo mu rugo iwacu ntago wanyura muri salo yuzuyemo abagabo utakenyeye. Ntibishoboka pe ntibihaba mu rugo muri famille ngo utambutse wenda wambaye nk'ikabutura nukuri ndabyambara amakabutura ndayambara amapantaro ndayambara ngira gute ariko igihe hari umuntu mukuru w'umugabo wicaye aho ngaho muri iyo nzu ugiye nko gutambuka ari nk'ibintu mushyiriye byo kurya kunywa cyangwa suje muri salo kubaramutsa nukuri barakubwira ati wakenyeye wagatenge ukagenda ukaramutsa abashyitsi. Uzi ko uri umunyamurenge wa? Sije munyamurenge uko abanyabyeyi banje nibo banyamurenge nuko bigenda niyo mpamvu nkubwira ngo twebwe biba bitandukanye n'abana b'i Kigali. Umwana w'i Kigali kuba yaza muri salo yambaye agakabutura kiwe n'agasengera agasuhuza abashyitsi agasubira mu cyumba nta kibazo. Twebwe rero iwacu baravuga ati barabasaza ko ari abantu bakuru urabanyuza imbere iyo pantaro yawe ugashyiraho agatenge yewe na mukecuru ashobora gukuraho urupande rumwe akaguhereza akavuga ati kenyera ugakenyera ukaramukanya ukagaruka ukarukuramo ukarutanga. It's fine. Nyabita turagushimiye hano iwacu turagira ijambo rimwe ubwira abantu badukurikiye kuri The TV. Ijambo rimwe rya nyuma nitumara ijambo rimwe rya nyuma no ngize amajambo menshi